So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze. In principle ndabikwemereye ahasigaye bikurikirana. Niba wigeze usimbukira ku bitangazamakuru bitandukanye by'inaha cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram, Facebook, X, TikTok n'izindi zose zibaho, byari bigoye ko wascrollinga kabiri utaragwa kuri iyi video. Iki gihugu je nakiboneye nk'umugisha udasanzwe, nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu ma event, kari akazi kuje ubyina nanje ndumaje bakubyinisha. Iyi niyo nkuru y'uyu munsi, inkuru yabaye nziza kuri DJ Ira ubwe ndetse no ku bakunzi be muri rusange. DJ Ira ubwo yafataga icyuma, ndavuga microphone, niko Pastor Ezra Mpyisi yayitaga. Ubwo rero DJ Ira ukunzwe n'abatari bakinaha yafataga icyuma muri BK Arena, yari yakubise ndetse yewe kanuzura, yisabiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ubwene gihugu bw'u Rwanda, maze nawe akibera umunyarwanda atitaye ku kuba yari asanzwe ari hakurya y'Akanyaru. So icyifuzo canje kwari kubasaba nationalite y'u Rwanda nkitwa nanje nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu murakoze. Umubyeyi wacu nawe yamusubije ati ababishinzwe hano babyumvise, n'abandi bireba. In principle ndabikwemereye ahasigaye bikurikirana. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa. Nakubwira iki? DJ Ira ngo abyumve, ibyishimo byamurenze, maze aho yari yicaye asimbukira hejuru ati thank you, thank you, thank you. DJ Ira ubu ni umunyarwanda byuzuye kuko yabyemerewe n'umukuru w'igihugu. Igisigaye ni ugukurikiza inzira ziteganywa n'amategeko. Mu yandi magambo ni ikibazo kigiye gusa, naho ubundi ubu DJ Ira ni umunyarwanda. Birashoboka ko iby'iyi nkuru wari wabyumvise, ariko iyi nkuru ubwayo sinzinduye, ahubwo ikinzanya aka kanya ni ukubwira amateka yose y'uyu mukobwa. Ubundi uyu DJ Ira umaze kwemererwa ubwene gihugu na Perezida Kagame ni muntu ki? Uzakunda kumubona kenshi avanga imiziki kuri RBA, ariko kandi wanakunze kumubona kenshi mu bitaramo bikomeye byanyeganyije igihugu, byaba byo mu gihugu imbere ndetse n'ibyo ku rwego mpuzamahanga. Ni umudije ukomeye cyane ndetse ufite igikundiro kidasanzwe muri rubanda. Hari n'abajya kure bakavuga ko ari we mukobwa wa mbere ukomeye mu kuvanga imiziki mu Rwanda. Wari uzi ko se DJ Ira ari mubyara wa DJ Bisoso, nawe ufatwa nk'uwatangije inkundura yo kuvanga imiziki mu Rwanda, akinspira benshi mu kwinjira muri uyu mwuga, ndetse akaba afatwa nk'umwe mu ba DJ bakomeye kandi bakunzwe mu Rwanda. Niyasuka igira isoko, cyangwa se akaba mwene Samusure wavukanye isunzu. Ariko se DJ Ira ubuzima bwe kuva avutse kugeza uyu munsi ni ubuhe? Ubundi si umwana w'umukobwa wavukiye hakurya mu Burundi akigira ibijyanye n'ikoranabuhanga, ni gute yisanze ari umuvanzi w'umuziki uri mu bambere bakomeye kandi bakunzwe mu rw'imisozi igihumbi? Urugendo rwe muri uyu mwuga rwagenze rute? Ni bande babimufashijemo? None se ubuzima bwe bwite bumeze bute? Ese yaba afite umusore yihebeye aho n'umutima we ukajugumira? Ibyo byose n'ibindi mwibazaho nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro. Gusa mbere yuko nkomeza, reba aho hasi ureba handitse subscribe kandeho kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyegeranyo bicukumbuye mugezaho inshuro zirenga 365 mu mwaka. Nitwa Oscar Dushime, nguhaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyane. Mbere kukubwira amateka yose, reka mbanze mwibutse byabereye muri BK Arena. Perezida Paul Kagame yemereye ubwene gihugu bw'u Rwanda Iradukunda Grace Divine, wamenyekanye nka DJ Ira mu bijyanye no kuvanga imiziki. Byose byabaye kuri iki cyumweru
tariki ya 16 Werurwe 2025 nibwo DJ Ira wari mu bandi 8,000 bitabira ibiganiro Perezida Kagame yagiranye n'abatuye umujyi wa Kigali. DJ Ira rero ubwo yahabwaga ijambo yashimye ko yakiriwe mu Rwanda ndetse anageza ku mukuru w'igihugu icyifuzo cye cyo guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda. DJ Ira ubusanzwe n'umurundikazi wahiriwe n'uruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda by'umwihariko mu birebana no kuvanga umuziki. Yashimye umukuru w'igihugu bitewe n'uko u Rwanda ruw'amahirwe abana b'abanyamahanga kimwe nk'uko abanyarwanda bayahabwa. Ati ndashaka kubashimira ukuntu umwana w'umunyamahanga ahabwa amahirwe nk'undi mwana wese w'umunyarwanda. Ikindi ni ukubashimira ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'umwana w'umuhungu. Iki gihugu njyewe nakiboneyemo umugisha udasanzwe. Dukunze guhurira mu bikorwa bitandukanye, kariya kazi kijya ubyina nanjye ndi mu bajya bakakubyinisha. DJ Ira yahise asaba Perezida Paul Kagame ko yahabwa ubwenegihugu nawe akibera umunyarwanda. Ati icyifuzo cyanjye ni ukubasaba ubwenegihugu bw'u Rwanda nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Perezida Kagame yahise amwemerera ko ubwo bwenegihugu abuhawe, amusaba gukomeza gukurikirana inzira zisabwa ngo umuntu ahabwe ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ati abishinzwe hano babyumvise, ndabikwemereye, ahasigaye ubikurikirana. Ibisigaye ni ukubikurikirana mu buryo bigomba gukorwa gusa, nakubwira iki. Reka noneho mubwire byinshi kuri uyu mukobwa. Ubundi DJ Ira ni umwe mu bahanga mu kuvanga imiziki, umwuga yatangiye muri 2016 abifashijwemo na mubyara we DJ Bisoso umufashije kuzamuka no kumenyekana mu Rwanda. DJ Bisoso yinjije DJ Ira i Kigali muri Kanama 2015 avuye i Burundi ubwo yararangije amashuri yisumbuye. DJ Ira ngo yatangiye kwifuza gukora nk'ibyamubyara we akiri umwana muto cyane, gusa abo mu muryango we baramwangira bamusaba ko yazabyinjiramo arangije kwiga. Nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye nibwo yatangiye kwihugura muri uyu mwuga akunda abifashijwemo na DJ Bisoso. None dore hageze uyu munsi ubu ni umwe mu DJ bacuranga mu bitaramo bikomeye mu Rwanda. Ubundi DJ Ira asanzwe ari umurundi. Yavutse ku itariki 7 z'ukwa 9 mu 1997. Yavukiye mu Gitega, umurwa mukuru wa politike w'u Burundi. Ubu hasigaranye umubyeyi umwe ari we mama we, kuko se w'umubyara witwa Mbonima Juvenal yitabye Imana muri 2016. Ndi kukubwira umukobwa w'umunyamashuri kuko ubwo yarangizaga amashuri yisumbuye mu mwaka wa 2017 yinjiye muri kaminuza aho yize ibijyanye na information technology. Kuva Gitega mu Burundi kugera i Kigali mu Rwanda, ushobora kwibaza uti DJ Ira ni gute yisanze ari umuvanzi w'imiziki ukomeye? Umva inkuru y'urugendo rwe, umwuga wo kuvanga umuziki n'inzira zose byanyuzemo. DJ Ira ni umwe mu bakobwa bake batinyutse gukora uyu mwuga wari umenyerewe n'abahungu mu Rwanda. Izina rye ryamenyekanye cyane biturutse mu bitaramo bikomeye yagiye agaragaramo kuva yatangira uyu mwuga muri 2016, birimo nka Primus Guma Guma Superstar, Miss Rwanda, ikiganiro cyo kuri televiziyo y'u Rwanda cyitwa The Jam n'ibindi birori bitandukanye. DJ Ira kandi yagiye acuranga mu birori bikomeye bitandukanye mu bihe bitandukanye, birimo nka Basketball Africa League cyangwa se BAL, Trace Award and Festival yo muri 2023, Giant of Africa n'ibindi. DJ Ira avuga ko yakuze akunda kuvanga imiziki, bikubitaho no kuba mubyara we DJ Bisoso ari umwe mu DJ bakunzwe kandi bakomeye mu Rwanda, maze amusaba kumwigisha ariko arabyanga. Ariko atari ukubyanga by'umutima mubi, ahubwo abanza kumusaba kubanza kurangiza amashuri yisumbuye. Yagize ati narabikundaga, gira n'amahirwe yo kugira umuntu mu muryango wanjye ubikora, ndamusaba ko yabinyigisha, arambwira ati nta kibazo, ariko banza urangiza amashuri yisumbuye ubone kuza mu Rwanda nkwigisha turi kumwe. DJ Ira akimara kurangiza amashuri yisumbuye muri 2015 mu ishami ry'ikoranabuhanga yerekeje mu Rwanda, aza kwiga umwuga yakunze kuva mu bwana bwe. Gusa ababyeyi be ntibiyumvishaga ko azabishobora. Yagize ati ababyeyi banjye Bisoso akibabwiye ko agiye kunzana no kubinyigisha, bumvaga ari filime turi gukina, bumvaga ntazabishobora, ariko baravuga bati ubwo ari Bisoso ntwaye ntacyo tuzagerageza, n'ibyanga nzagaruke. Nubwo ababyeyi be bumvaga ko atazabishobora, DJ Ira we avuga ko yari yifitiye icyizere ko bitamunanira kuko ari ibintu yakuze akunda kuva mu bwana bwe. Ubwo umugambi wabaye umugambi. DJ Ira yageze mu Rwanda mu mpera za 2015
akajya yigira mu rugo mu gihe cy'amezi 2 ubundi atangira gucuranga mu bitaramo bitandukanye kugeza n'ubu ubwo ari mu bakobwa ba mbere bubashywe muri aka kazi. Gusa ariko ngo ntabyera ngo de nubwo DJ Ira amaze kubaka izina muri uyu mwuga utisukirwa n'umukobwa wonetse wese, avuga ko zimwe mu mbogamizi ahura nazo hari uko hari abagabo bamubona bagatekereza ko ari indaya ndetse bamwe bagatangira kumwanjama bamutereta. Ati hari abantu batarabyiyumvisha bumva ko gukora akazi k'ijoro uri umukobwa uba waje kwigurisha, bagashaka kugutereta bagusaba nomero za telefone. Nyine usanga ari ibintu nk'ibyo, gusa amaze kubimenyera mfite ukuntu mbatwara, nta mwanya mbaha keretse yari umuntu uje gusaba indirimbo. DJ Ira avuga kandi ko hari abagabo batariyumvisha uburyo umukobwa aza kubacurangira mu kabari ku buryo hari n'abamwamagana, gusa we avuga ko bakwiye guhindura iyo myumvire kuko n'abakobwa bashoboye gukora uyu murimo ukunze kwitabirwa n'abagabo. DJ Ira avuga ko ari umukobwa wifashije. Mu myaka amaze muri aka kazi avuga ko kamwinjiriza amafaranga atari make atuma abasha kwibeshaho ndetse agafasha n'umuryango we yasize mu gihugu cy'u Burundi. Ati aka kazi karantunze, nigurira ikintu cyose nshaka, ntabwo nsubira inyuma ngo njye gusaba ababyeyi, ahubwo ninjye boherereza bakigurira nabo ikintu bashatse. Ni ukuvuga ko ari ibintu bintunze. DJ Ira agira inama abandi bakobwa ko bakwitinyuka bakitabira imirimo ikunze gukorwa n'abagabo, gusa nanone bakwiye kujya mu bintu babanje kubitekerezaho neza batagendeye kuko babona abandi. Ku bijyanye n'ubuzima bwe bwite by'umwihariko mu bijyanye n'urukundo, mu mezi make ashize nibwo DJ Ira yahishuye ko ari mu rukundo n'umusore witwa Niyomugabo Regis. Nyuma yo kumwemerera urukundo, DJ Ira n'umukunzi we bakunze kugaragara bari kumwe mu birori bitandukanye, batangira kugendana agatoki ku kandi. Urukundo rwabo ntabwo rwakunze kugarukaho mu itangazamakuru, icyakora abakurikiranira hafi y'uyu mukobwa ku mbuga nkoranyambaga babonye agahinda yasezeranyeho umukunzi we wagiye mu mirimo mishya i Dubai muri uwo mwaka wa 2022. DJ Ira abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yagize ati ntacyo mfite cyo kuvuga uretse kukubwira ngo amahirwe masa mu buzima bushya utangiye. Ntewe ishema nawe, ndabizi kuri wahagera amahoro. Ndagushimira urukundo wampaye, wabaye iruhande rwanjye. Ndagushimira buri kimwe cyose wankoreye. Ndabizi kutazigera wicuza kuba warampisemo. Ndagukunda rukundo rwanjye, urugendo rwiza. Ibyo ni bike kubizwi ku rukundo rw'uyu mukobwa akundana n'uyu musore bita Regis. Ngayo nguko rero, nguwo DJ Ira. Ngibyo ibyaranze ubuzima bwe n'amateka ye muri rusange. Uyu munsi ari kwandikwa no kuvugwa cyane kubera ko umukuru w'igihugu yamwemereye ubwenegihugu bw'u Rwanda. Ninansoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Wakoze kudukurikira. Nitwa Oscar. Dushimye. Naho ubutaha Imana ibarinde.